nta ndaya nimwe uri bubone iri hasi 18,000 yewe. Uko turi babiri 5,000 kandi turanakongeza iyo ushimye serivisi tanga na tip. Hari abadatinya kuvuga ko yababereye ikiraro cyo kwinjira muri sinema nyarwanda. Uwo nta wundi mvuga ni Nyagiso cyangwa se Kanyabugande Olivier. Burya koko ngo ubugabo si ubunini cyangwa se ngo ubugabo si ubutumbi. Ntago wakiyumvisha uburyo ki Nyagiso atahawe akaboko mu mwuga we, ahubwo we akagatanga ku bandi. Nimvuga ibi ngibi uhite wumva Nyagiso wa 2001 cyangwa se umwana wavutse 2001, ariko kuri ubu ngubu akaba afite ibikorwa by'indashikirwa ndetse akaba afite byinshi yagezeho muri sinema nyarwanda. Ngo burya bwose nubwo Kiramani bamwita Daddy, nawe burya ngo harahagera agaca bugufi ubundi akavuga ati Daddy. Nta wundi mvuga ni Nyagiso ageraho akamwita Daddy, kubera ko burya ngo yamubereye ikiraro cyo kwinjira muri sinema nyarwanda. Hanyuma ushobora kubukurikira ibihangano by'uyu mugabo, ariko nanone wamara kubikurikira ugahita wibaza ikibazo kigira kiti ni muntu ki. Iyo kibaza ibi ngibi rero nanjye mba nakugiriye mu byegeranyo, ubundi nkagutegurira nkagucukumburira amakuru yose utazi. Ni nayo mpamvu kuri uyu munsi nifuje kugutembereza mu buzima bwa Kanyabugande Olivier, cyangwa se icyamamare muri komedi cyitwa Nyagiso. Hanyuma reka nkwibarize, yaba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube? Niba ari bwo bwa mbere tuguhaye ikaze, kanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Naho ubundi ngeni nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry, mbahaye ikaze. Papa Benjamin. Itonde wa mugore ntago nyiri Papa Benjamin uzi, naragiye muri gereza nigice bita ku mufungu nagucanga. Ubundi amazina y'inyakuri yiswe n'ababyeyi ni Kanyabugande Olivier. Yavutse ku itariki 16 Kamena umwaka wa 2001. Akaba yaravukiye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Gitega, mu mujyi wa Kigali. Nyagiso kandi avuka mu muryango w'abana 4 b'abahungu, harimo witwa Nyakise, Nyakisi, Ivan ndetse na Nyagiso nyine. Abangaba nabo turabazi cyane kubera ko nabo ari abakomedi. Nyagiso yize ikiburamwaka ku ishuri rya Abakope, abari naho akomereza amashuri abanza. Akirangiza amashuri abanza yakomeje ayisumbuye ku ishuri rya Kristo Roi i Nyanza, naho ahava atsinze neza icyiciro cy'amashuri yisumbuye. Yakomereje ku ishuri rya Lycée Kigali, aho yize ishami rya PCB bijyanye nyine na siyansi. Nyagiso akiga ku ishuri rya Kristo Roi i Nyanza nibwo yatangiye kugaragaza impano ze yari afite, harimo nk'impano yo kubyina, kuririmba, kuvuga amakuru, dore ko nabyo abifitemo impano rwose. Ageze mu mwaka w'amashuri yisumbuye yisanze yabaye umunyarwenya. Avuga ko impamvu yakomeje kuba umunyarwenya cyangwa se akaba ari byo ahitamo, nuko yabonye ko ngo bitavuna cyane cyangwa se ngo bigore nko kuba umuntu yaririmba. Ubwo Nyagiso yatangiye gukoresha application yitwa Vayni. Application nyine yakoraga video muri icyo gihe. Ubwo nawe atangira kujya akora utuvideo duto duto, ubundi akadushyira ku muyoboro wa YouTube. Icyo gihe mama we niwe wamufatiraga amashusho ndetse akamwigisha tumwe mu duterime akwiye gukoresha dukurura abamukurikiye cyangwa se abamwumva, harimo nk'akagikoresha kuri ubu ngubu agira ati ibi ni ibiki banyarwanda. Burya kandi ngo Nyagiso niwe munyarwanda wa mbere wazanye sound effect muri video. Nyagiso atangiye kumenyekana yatangiye gukorana na kampani yitwa The Focus Media. Icyo gihe yahembwaga 20,000 by'amafaranga y'u Rwanda, ariko kuri we agasagura 4,000 ngo kubera ko amenshi yabaga yakoresheje n'ubundi muri video ze. Nyuma atandukana na The Focus Media, yahise yinjira muri Kasuku Media, ho atangira gukirigita ifaranga, ngo kubera ko ho yatangiye no kwamamaza ibikorwa bya bamwe na bamwe ba rwiyemezamirimo. Nyagiso yatangiye gukirigita ifaranga neza, noneho ageze muri kampani ya Afrimax, ho ngo yatangiye no kwinjiza agera kuri miliyoni, nyamara akiri ku ntebe y'ishuri. Gusa nubwo yinjizaga aya mafaranga cyangwa se ku ruhande rumwe ari byiza, ku rundi ruhande ngo amanota yatangiye kugabanuka
ku buryo ubuyobozi bw'ikigo bwashatse kumwirukana ngo ariko yabwereka ibikorwa afite bukabona ni byiza, ubundi rimwe na rimwe bakajya bamuhana konje. Burya kandi ngo Nyagiso ntawe yigeze amuha akaboko, ahubwo niwe wagiye ugatanga nk'uko twabibonye, ngo kuko n'uwari ugiye kubigerageza yamuciye ibihumbi 30 by'amafaranga y'u Rwanda kubera ko yari akiri umwana ndetse ari n'umunyeshuri abona naho yakura. Ngabo kandi bari bagiye kumufasha bamubwiraga ko nibasanga atari yamenya gukina neza bazamuca ibihumbi 50 byo kumutoza neza. Burya kandi ngo Nyagiso mu buzima bwe yikundira imyambaro y'umukara ngo kubera ko itamugora kandi ikabikundwa na buri wese. Ushobora kwibaza uti Nyagiso afite umukunzi? Yego kuko nibyo aramufite. Nubwo amufite kandi avuga ko atari yategura iby'ubukwe ngo kubera ko adashaka kuzicisha umwana w'abandi inzara mu gihe atari yagira aho yifuza. Burya Nyagiso kandi ngo mu rukundo yariye indobo 3. Indobo ya mbere yayiririye ku ishuri aho yabwiye umukobwa bigaga ku kigo kimwe kamukunda, nyamukobwa akamubwira ko atabyemera ndetse bitanashoboka. Gusa Nyagiso ngo atangiye kugafata yabonye nimero y'uwo mukobwa ndetse n'ubutumwa bumusaba ko bakundana, nyamara nyamukobwa we yasanze umuhungu batakiri ku kigero kimwe. Indobo ya kabiri ngo ni y'umudespora we wamubwiye ko atakundana n'abanyarwenya kubera ko abanyarwenya ngo batajya babaseriye mu byo bakora. Indobo ya gatatu ngo yayitewe n'umukobwa bahuriye kuri Instagram, ngaho uwo mukobwa igihe cyo kujya kumubwira ko amukunda yafashe imodoka ubundi akamusanga mu ntara aho yigaga muri kaminuza, ubundi yagerayo nyamukobwa akamubwira ko bitashoboka, amwereka ifoto y'uwo bakundana, ubundi Nyagiso agaruka amaramasa. Ngayo nguko ibyerekeranye n'umunyarwenya ndetse n'umukinnyi wa filime witwa Nyagiso, icyamamare cyazamuye benshi ndetse nawe rwose akaba yarizamuye rwose. Ni byinshi wajyaga umwibazaho ariko ntusobanukirwe. Hagati aho ngaho niba wakunze iyi video yihe like kugira ngo tujye tubana buri munsi, kanda subscribe niba utari wayikanda. Hagati aho ngaho njye nitwa Journalist Thierry, mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda cyane, Imana ibarinde. Hasta la vista.